Burya kurota impanga ebyiri bifite icyo bisobanuye kandi cyiza rwose ku muntu warose inzozi nk'izo ngizo. Burya kurota impanga bisobanura umugisha n'amahirwe menshi cyane, kuko impanga zishobora gusobanura imigisha ibiri igiye kuzira icyarimwe. Urumva ko rwose niba wararose inzozi nk'izi ngizi uri umunyamahirwe kandi uri umunyamugisha. Muraho, ni Yohana nk'ibisanzwe, murabizi mbifuriza impagarike n'ubugingo mu buzima, kandi mbifuriza umugisha w'Uwiteka cyane buri munsi. Tugiye kurebera hamwe rero inzozi z'uyu munsi. Tugiye kurebera hamwe kurota impanga cyangwa se abana babiri bisobanura iki. Ese waba wararyamye ukarota impanga ebyiri cyangwa se abana babiri, ariko kandi wakanguka ukabura ubusobanuro bw'inzozi warose? None ahangaha tugiye kurebera hamwe ibisobanuro bitandukanye by'inzozi zo kurota impanga ebyiri cyangwa se abana babiri mu nzozi. Uri umunyamahirwe rero kandi uri umunyamugisha, wowe warose inzozi nk'izi ngizi. Reka turebe ubusobanuro bwa mbere bwo kurota impanga. Ubusobanuro bwa mbere bwo kurota impanga ebyiri cyangwa se abana babiri, ibi bisobanura umugisha n'amahirwe menshi. Niba rwose wararose impanga ebyiri cyangwa se abana babiri, bisobanura umugisha n'amahirwe menshi. Impanga ebyiri cyangwa se kurota abana babiri, izi nzozi zishobora gusobanura imigisha ibiri igiye kuzira icyarimwe mu buzima bwawe. Wamfura we, niba wararose inzozi nk'izi ngizi rwose ba witegura, ugiye kubona andi mahirwe ya kabiri, ugiye kubona imigisha yindi ibiri igiye kuzira icyarimwe, ahubwo wewe butegura amashimwe uzashima Imana. Rwose niba warose inzozi nk'izi, menya ko uri umunyamugisha kandi menya ko rwose ugiye kubona imigisha ibiri igiye kukuzira icyarimwe. Reka turebe ubusobanuro bwa kabiri cyangwa se inzozi za kabiri zerekeranye no kurota impanga. Nanone kurota impanga kandi bisobanura ibyishimo n'umunezero. Kurota impanga nanone bisobanuye ibyishimo ndetse n'umunezero, kuko kurota impanga byerekana igihe cy'ibyishimo mu buzima. Niba wararose impanga nanone kandi bishobora gusobanura ibyishimo mu buzima, cyangwa se ko ugiye kugera mu gihe cyo kubona ibyishimo mu buzima. Niba rwose wari umaze igihe wihebye, wari umaze igihe wibaza ku bintu biri kukubaho, tayari niba warose inzozi nk'izi ngizi rwose umenya yuko ugiye kugera nawe mu gihe cyo kwishima cyangwa se mu gihe cy'ibyishimo. Ugiye kugira ubuzima uzishimira kandi uzishimamo. Yego, reka turebe ubusobanuro bwa gatatu. Muri kumwe n'inshuti yanyu Yohana, mbifuriza impagarike n'ubugingo kuri mwebwe mwese aho muherereye hose. Ndabizi ko hari abadukurikirana bari mu mpande zigiye zitandukanye z'igihugu, abari mu Rwanda mu bice bine, hari abari mu majyaruguru, mu majyepfo, ibirasirazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali. Ngira ngo buri munsi muradukurikira kenshi. Hari abari hanze y'u Rwanda, hari abari i Burundi. Rwose inshuti zacu ziri i Burundi turabasuhuje cyane kandi tubifurije amahoro y'Imana. Harimo ba Samusoni batajya bahwema gukurikira ibiganiro byacu ndetse no kujya muri komenti bakatwandikira izindi nzozi twazabasobanurira. Hari n'abaduhamagara kuri WhatsApp, ngira ngo byose turabikora, dushaka kugusobanurira rwose. Nimero yacu ni 0780 0845 002 uramutse ubaye ufite inkunga cyangwa se igitekerezo rwose naho ngaho wabinyuza. Reka turebe inzozi za gatatu zo kurota impanga cyangwa se zerekeranye no kurota impanga. Niba rigeze kurota impanga kandi nanone bisobanuye iki? Bisobanuye inshingano nyinshi. Aha rwose niba warose impanga ebyiri cyangwa se ukarota ubona abana babiri cyangwa se mu nzozi b'impanga, bisobanuye iki? Bisobanura inshingano nyinshi. Ibi bishobora gusobanura ko ugiye guhabwa inshingano zirenze imwe. Ahangaha icyo byashakaga kukwereka ukirota izo nzozi, bishatse kukwereka ko ugiye guhabwa inshingano zirenze imwe
niyo mpamvu rwose uba usabwa gusenga Imana kugira ngo izagushyigikire kuri izo nshingano nshya ugiye kwinjiramo. Burya umwanzi Satani ntabwo ajya yifuza ko abantu batera imbere ngo babe bafata inshingano zirenze imwe zibafitiye inyungu cyangwa se akamaro. Niba rero wararose izi nzozi rwose wakabyarawe, senga Imana umenye ko nyine igiye cyangwa se ugiye kubona inshingano zirenze imwe. Usenga Imana kugira ngo zizakubere nziza, ntizizakubere umutwaro. Ni inshuti yanyu Yohana ihora ibifuriza impagarike n'ubugingo. Ese wowe nta nzozi waba wararose ngo unyarukiye muri komenti utwandikiremo utubwire izindi nzozi twazagusobanurira. Ariko kandi niba uri mushya rwose kuri ino channel ya Good TV Rwanda, ntugende udakanze subscribe ndetse na like kugira ngo mutugaragarize ko ibyo dukora mubikunda. Reka turebe inzozi za kane zo kurota impanga. Niba kandi nanone wararose impanga ebyiri cyangwa se wararyamye ukarota ubona abana babiri, dore ikindi bisobanuye guhitamo kugoye. Bisobanuye guhitamo kugoye. Kandi nanone niba wararose rwose impanga ebyiri, ubusobanuro bwa kane nanone icyo bishatse gusobanura, bishobora gusobanura guhitamo kugoye. Izi nzozi zishobora guhagararira amahitamo abiri ugomba gufata. Nanone kandi izi nzozi zishobora guhagararira amahitamo abiri ugomba gufata. Niba rwose warose izi nzozi, ngira ngo buri munsi mbabwira ko rwose mu gihe urose inzozi, ihutire kumenya ubusobanuro bw'inzozi warose kugira ngo umenye ingamba ugiye gufata. Ariko kandi ingamba ya mbere ni ugusenga Imana ndetse no kuba mu bihe byo gusenga Imana, ukemerera Mwuka Wera akaba ari we ukuyobora buri munsi. Reka turebe kandi nanone inzozi za gatanu cyangwa se inzozi za gatanu zerekeranye no kurota impanga ebyiri cyangwa se kurota abana babiri. Kurota impanga ebyiri cyangwa se abana babiri kandi nanone bishobora gusobanura ubufatanye. Nanone menya ko niba warose inzozi nk'izi rwose zishobora gusobanura ubufatanye. Reka turebe inzozi za gatandatu zerekeranye no kurota impanga. Kurota impanga nanone kandi bishobora gusobanura urukundo ndetse n'ubwumvikane. Kurota impanga bishobora gusobanura urukundo ndetse n'ubwumvikane. Izi nzozi zishobora rwose kwerekana ko cyangwa se kwerekana umubano mwiza ufitanye n'abandi. Bishobora kwerekana umubano mwiza ufitanye n'abandi. Nanone kurota impanga ubwumvise ko bishobora kwerekana umubano rwose ufitanye mwiza ufitanye n'abandi. Ngira ngo wamfura we jya ubana neza kandi buri munsi Imana izajya ibiguhera umugisha, dore ko ijambo ry'Imana ritubwira ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro ndetse no kwezwa, kuko utejejwe atazabona Imana. Ahangaha rero tugomba kugira umwete wo kwezwa ndetse no kubana n'abantu bose amahoro. Reka turebere hamwe inzozi za karindwi zerekeranye no kurota impanga. Nanone kandi niba wararose impanga ebyiri cyangwa se abana babiri, ibi bishobora gusobanura iki? Bisobanura guhuza ibitekerezo bibiri. Bishobora rwose gusobanura guhuza ibitekerezo bibiri. Ibi bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko rwose ukwiye kwiga uko wahuriza hamwe ibitekerezo bibiri cyangwa se inzira ebyiri, ariko kandi zigufitiye akamaro, zigufitiye umumaro munini cyane mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ahangaha rwose nicyo bisobanuye guhuriza hamwe ibitekerezo bibiri cyangwa se inzira ebyiri. Reka turebe inzozi za munani, ari nazo za nyuma. Inzozi za munani zerekeranye no kurota impanga ebyiri cyangwa se abana babiri mu nzozi. Niba wararose rwose mu nzozi ukarota impanga 2 cyangwa se abana 2 b'impanga,
Ibi bisobanura impungenge z'imbere mu mutima. Ibi bisobanura impungenge z'imbere mu mutima. Rwose bishobora kwerekana impungenge ugendana nazo, ariko kandi ku buryo nta muntu upfa kuzibona cyangwa se wapfa kubimenya keretse wowe wenyine ubyigendanira mu mutima wawe. Ariko kandi ubwoba nibushire, Yesu yaratsinze. Mwamfura mwe rero, inzozi zacu nakagaruka kuri Good TV Rwanda. Nkwibutsa uri mushya rwose, ntiwibagirwe, ntugende udakanze like, ntugende udakanze subscribe. Ikindi rwose ntiwibagirwe kujya muri comment utange igitekerezo, utubwire niba gusobanura inzozi twabikomeza cyangwa se twabihagarika tugashaka indi content. Ariko kandi ibisobanuro by'inzozi bigiye bitandukanye kuri Good TV Rwanda nakagaruka. Ngira ngo benshi bagenda batwereka ko rwose bakunze iyi content yo gusobanura inzozi. Turabakunda rero, ciao ciao. Inzozi zacu cyangwa se ubusobanuro bw'inzozi zitandukanye nakagaruka kuri Good TV Rwanda. Tubifurije umwaka mushya muhire wa 2026, uzababere umwaka w'impinduka nziza mu buzima, uzababere umwaka wo kwakira umugisha n'amahirwe menshi, uzababere umwaka w'ibyishimo n'umunezero, uzababere kandi umwaka w'ubufatanye, uzababere umwaka w'urukundo ndetse n'ubwumvikane, uzababere umwaka wo guhuza ibitekerezo bitandukanye kandi byubaka. Murakoze cyane, murakarama.